Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera hano mu Rwanda bikomeje kugenda biharabika mu buryo bukabije ibinyabiziga bya Sipiro bikorwa n'uruganda Sipiro Company Limited ikorera hariya mu cyanya cy'inganda Imasoro, ariko mani ishobora byose bamenye ko ibi bintu bari kugenda basensibiliza mu bantu byo kuvuga ngo iyi moto yamaze abantu, bamenye ko bari guhemukira umuryango mugari w'abamotari bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto, aho abagenzi bose batangiye kwanga izi moto bavuga yuko rwose ari icyuma kiri kwica abantu mu gihugu. Ntabwo ariko bimeze. Twakoze ubugenzuzi bugiye butandukanye, dusura abamotari turabaganiriza, ndetse tuza kuvumbura ko hari na bamwe bahabwa amafaranga twakwita nka ruswa kugira ngo baze gusebya, guharabika no kwandagaza izina ry'iyi moto kandi ari moto nziza iri mu kazi. Yes, twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese mwahisemo kugenda mukora subscribe hano kuri Imotric Rwanda, by'umwihariko abaherereye hano mu mujyi wa Kigali Katikandani ndetse abari mu majyepfo amajyaruguru, diaspora nyarwanda n'abandi mudukurikiye aho mwaba muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe. Turabasuhuje kandi turabakunda cyane. Mukomeze rero kugera iminsi imyiza cyane dusatira mu mpera z'umwaka. Tuzamukanye rero n'iyi moto ya Sipiro Company ya Sipiro ikorwa n'uruganda Sipiro Company Limited, ifite amakuru agiye atandukanye. Ese koko mu by'ukuri iyi moto bavuga ko itagira amaferi, koko iyi moto nta feri igira? Ikibazo ni hoya, kuko iyi moto ifite feri ebyiri yifashisha, ifite feri y'imbere ikagira na feri y'inyuma. Ni moto ikoresha amaferi yo mu bwoko bwa bande feri, ntabwo ari amaplakete nk'ay'imodoka cyangwa se nk'ay'izindi moto ziremereye. Bitewe n'uburemere bw'iyi moto ikoresha bande feri nk'uko tubona izindi moto zose zigenda zikoresha amaferi. Urugero nka moto za Tevis 75 cyangwa se Boxer, n'andi mamoto agiye atandukanye akoresha moteri yifashisha bande feri, nka feri nyine zifasha moto kuba yagabanya umuvuduko mu gihe irimo iragenda. Izi feri rero ni feri zikora neza, ni feri z'amabande feri zikora neza nk'uko izindi moto zikora, ariko ikibazo gihari gikomeye ni maintenance, uburyo izi feri zikorwa cyangwa se zikosorwa bitewe na nyiri ikinyabiziga. Hari abamotari usanga bafata moto bakigenderaho gusa nkaho nta cyabaye, ariko bakirengagiza ko hari ibyangombwa bituma igenda cyangwa se ihagarara. Ntabwo uzatwara moto udakoresha feri ngo uvuge ngo iyo moto uzayigendaho ubuziraherezo nta kizagutwara. Ni ngombwa gukoresha moto yawe ukamenya imikorere ya feri yayo, ukabisuzuma neza ukamenya yuko imeze neza mbere yuko utangira akazi cyangwa se utangira urugendo. Yego, hari ibibazo bigera nko kuri 2 cyangwa 3 biri gutera impanuka kuri izi moto za Sipiro, ariko ntabwo navuga ngo ni ikibazo cya moto ya Sipiro, ahubwo ni ikibazo kiri rusange, ni kuri moto zose, ntabwo ari moto ya Sipiro gusa. Nuko nyine ari moto babonye, sinzi uburyo babibonyemo, akaba ariyo basiga icyasha, akaba ariyo basiga icyaha. Ariko iyi moto ntabwo ariyo moto ikora impanuka yonyine hano mu mujyi wa Kigali. Hari n'izindi nyinshi zigenda zikora impanuka zigiye zitandukanye. Nuko wenda tuba tutagiye muri ibyo ngo tugende tuzana ayo mafoto y'izo moto ziba zakoze impanuka mu mihanda tuze dupostinge, nk'uko umuntu yifasha agafata amafoto y'iyi moto akagenda agapostinga agaca igikuba mu bantu ngo yamaze abantu. Ariko mu by'ukuri ugiye kureba amamoto ya 75 aba yakoze impanuka muri uyu mujyi wa Kigali, ukareba amaboxer aba yakoze impanuka, ukareba za pasanda z'amashanyarazi ziba zamaze abantu, ntabwo watinyuka kuza gushira moto nk'iyi ya Sipiro ku mbuga nkoranyambaga ngo niyo moto ngo yisha abantu i Kigali ngo yabamaze. Oya, ibyo ngibyo barabeshya. Ibintu bibiri bikomeye biri guteza impanuka muri uyu mujyi wa Kigali, twibanze kuri izi moto za Sipiro. Ikintu cya mbere ni abashoferi bazitwaye. Izi moto zinjiye ari nyinshi, zinjira ku mafaranga make, ku buryo buri wese yari afite ubushobozi bwo kugura iyi moto yo mu bwoko bwa Sipiro ikorwa na Sipiro Company Limited. Zikimara rero kugera hanze, abantu bose baraziguze,
yaba abashoramari bagiye bagenda ku ruganda bakarangura nka moto 200, abagiye bagura moto nk'igihumbi, bakaza bagashaka abashoferi bagomba kubatwarira izi moto. Mu gushaka abashoferi rero ntago bigeze bashaka abashoferi basanzwe bafite experience, abashoferi basanzwe bafite ubunararibonye mu gutwara moto hano mu mujyi wa Kigali, ahubwo bo baragiye bafata babana bari abanyonzi bafite perime badatwara moto, bafata babandi bikoreraga igifundi bafite perime badatwara moto, batanaziherukaho batazi uko bimeze. Baravuga bati kuba mufite perime birahagije ko mwajya mu muhanda mugakora akazi. Bigendanye ko n'iyi moto nta stress zindi ifite, umuntu wese uzi kuyobora igare yaza akayitwara kuko no gufata umuriro byonyine ukigendera, nta yindi stress. Binorohera cyane umuntu ufite experience expert kuba yayitwara mu buryo bworoshye cyane bwihuse kandi bwizewe, kuko we icyo bimusaba ni ugukontorora umuriro na feriye, nta kindi cyonyine. Ibindi byose biba byikora, ntabwo izagusaba amavitensi, nta ma equilibre yandi ngo hari ikintu, ngo hari vitensi washizemo ngo moto irakuzunguza. oya, ni gutwara ku muriro ukagenda neza witonze rwose nk'umwana w'Imana. Iyi moto ni imbyeyi, ni ruzungu. Uyu muntu rero waharabitse iyi moto yo mu bwoko bwa Enkoni 450 M3 yarayiharabitse, arayiharabika mu buryo buteye ubwoba, ku buryo byatumye byica izina ry'iyi moto cyangwa se by'iyi kampani Sipiro, ikaba isa n'iri kugenda itagaciro muri iyi minsi. Uru ruganda rwa Sipiro Company Limited ntago rwakoze moto imwe gusa. Mbere yuko basohora iyi Enkoni 450 M3 bari barakoze izindi karite zigira nko muri 3 zari hano ku isoko kandi zikunzwe, nziza cyane, nziza cyane, bakanongere wako kandi nziza cyane. Yari moto nziza cyane itarigezwe ishyirwaho komantere n'umuntu n'umwe, kuko bose bari baremeye bavuga bati rwose iyi moto ni nziza, irakomeye, kuko ni moto ifite plaquette imbere ikagira bandeferi inyuma. Hari n'izindi zikoresha amabandeferi, ubona ko nyine ari moto nziza zifite amajanti meza zikomeye, rwose zibereye taxi hano mu mujyi wa Kigali. Ariko aho kaziye kano kamoto nyine urabona ko kajyanye n'igiciro cy'amafaranga abantu baba bakagura. Ni moto yaje iri kugura 750, urumva ni nkaho ari igare. Hari n'igare rigera muri miliyoni n'igice, none ntibaguhaye moto kuri 750. Wowe urashaka ngo ibikomeye mu buhe buryo? Ikintu ndega ino moto ntabwo nyirega ko nta maferi igira, ntabwo nyirega ko ari icyuma cyaje kwica abantu mu mujyi wa Kigali. Nje ndayirega ko wenda idakomeye. Impamvu idakomeye ni ndakwereka impamvu ebyiri. Ifite ijanti y'amasera cyangwa se y'amasinga. Aya masinga rwose ntabwo yaba ari ijanti ikomeye, urebye nk'inyuma ntabwo ari ijanti waterekaho ibiri ijana, nk'aba bantu baba bafite ibiro byinshi, ntabwo ari ijanti waterekaho ibiri ijana ngibe yatwara umuntu igende mu muhanda w'igitaka ukubite mu mukuku uyizana mare yatacitse. Aho rwose wenda twavuga yuko batabinogeje neza ngo babashe kuba barayihaye ijanti rikomeye ku buryo bijyanye wenda n'ibintu izaba igiye kwikorera n'ibiri izaba igiye gutwara. Icyo wenda nicyo kintu twavuga ko baba batarakoze neza. Ukareba nanone na tuno tu amortisseur twayo tw'imbere, natwo urabona ko nta bureme, nta bukomere bufite. Ukareba utu dutaburo bareberaho umuriro, wenda byo nta kibazo. Ariko iyi ni moto ukubita hasi igahita icikagurika ahantu hose. Ni moto ugongana n'ikintu igahita imenagurika, igahita irangira. Mbega ni moto nakubwira ko isaza nabi. Ariko ikibazo nyirizina ntabwo ari ukuvuga ngo ni moto itagira feri. Ibaye itagira feri cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko nta umuntu wese wayitwara yakabaye yaramwishe. Ariko niba uri umunyarwanda ufite mu mutwe wize utekereza, ukaba ubona abamotari barenze 1000 batwaye moto ya Sipiro Company Limited, uratekereza ko abo bamotari bose ari ibigoryi, bose n'abiyahuza? Abamotari bubatse bafite imiryango bahahira, urumva badafite ubwenge butekereza ku buryo bafata ubuzima bwabo bakabushyira kuri moto itagira feri, bakagenda nk'abiyahura kugira ngo bajye gupfa. Ibyo bintu ntabwo bishoboka rwose.
ibi bitangazamakuru byazaniye imvugo yo kuvuga ngo moto nta feri igira ngo yamaze abantu, bahinduriye imvugo. Iki cyasha bashize kuri iyi moto kikaba gitumye imbaga nyamwinshi y'abamotari batwaye izi moto bishwe n'inzara muri uyu mujyi wa Kigali, bitewe n'uko abantu bose barabona izina Sipiro bakavuga ngo iki ni ikintu cyamaze abantu, cyabaye nk'ikiza cyinjiye mu mujyi wa Kigali. Umuntu arabona moto ya Sipiro ukagira ngo abonye inyamaswa iryana, ukagira ngo abonye inyamaswa iryana. Abantu rero rwose, ubuyobozi mudufashe guhandoringa iki kibazo rwose, mwongere mugarure abantu, mubereke ko moto ari moto nk'izindi, ntabwo ari ikintu cyica abantu. Iyi moto ya Sipiro ntabwo ari ikora impanuka yonyine mu mujyi wa Kigali. Tugiye gupostinga n'andi mamoto twazana, amamoto menshi yakoze impanuka zikabije akica abantu, agashwanyaguza akabamara, atari izi moto zo mu bwoko bwa Sipiro. Kandi ugiye no kureba mu bizibiti, wenda na polisi yadufasha igakora checking ikareba moto zakoze impanuka, hanyuma nabo bagasohora itangazo bakatubwira niba koko moto zakoze impanuka muri kino gihe ari izi moto za Sipiro, izindi zose zaretse gukora impanuka zabaye ntagatifu, Sipiro ariyo yamaze abantu koko. Hanyuma wenda tukagendera kuri icyo ngicyo tukamenya ko iyi moto ya Sipiro ari ikibazo. Ariko rwose banyarwandakazi, mudufashe, mukunde n'abantu, mukunde n'iyi moto ya Sipiro. Ntabwo ikibazo ari amaferi nk'uko mubyumva, ahubwo ikibazo harimo ubumenyi buke bw'abamotari bazitwaye, harimo ababosi batanga iyi moto bakayiha abamotari babiri, bakamubwira ati wowe ku manywa uranzanira 6, nijoro nawe uranzanira 6, moto bakagenda bakayitwara nk'ishevari, nkaho nta kirengera igira, nta gikoresha. Ukoze amanywa akaza agaparika, ukoze ijoro akaza agaparika, feri zigasaza, bagahamagara umubosi avuga ati bosi koresha moto, bosi nawe ati nimutware nta kibazo tuzabireba. Iyo moto rero igiye igasuka umuntu ikamwica. Urumva ko ntabwo wavuga ngo ni ikibazo cya feri, ahubwo ni ikibazo cy'imikoreshereze mibi y'ababosi ndetse n'iy'abana b'abamotari bari kwinjira umuhanda bahuzagurika batazi akazi bajemo, bigatuma rero bagenda bateza impanuka. Kuko hari abateza impanuka bitewe n'imigendere mibi, hari abateza impanuka bitewe no kugendera ku muvuduko ubwabo batabashije gukontorora, ugasanga ageze ahantu arenze umuhanda, imodoka iramufunganya arayigonze, ntabashije kugira resistance. Ibyo nibyo bintu biri kugenda biteza impanuka. Ariko umuntu uri guharabika izina Sipiro yitwaje ngo ni icyuma cyica, ngo yamaze abantu, ngo nta makuru, Imana ishobora byose. Uwo muntu ngenda asaba leta, ndasaba urwego rwa polisi na RIB ko yamushaka ikanamufunga, kuko azanye isura mbi mu bantu, azanye umutima mubi mu bantu. Iyi moto ni nziza, ntacyo nyishinja, icyo nyishinja ni ukuri idakomeye, ariko iyi moto ni moto nziza cyane ihaha, moto nziza ijyanye n'iterambere, moto dukoresha umuriro w'amashanyarazi. Esansi yarazamutse, bayigeze ku 2,000, bashyiramo 2 ugakuramo 3, ugasanga ukoreye 1000 kuri litiro. Moto y'amashanyarazi urashyiraho batiri ya 2 ugakoreramo 7, ubwo urajya guharabika moto ya Sipiro ushingiye ku kimuvanye. Iyi rero ni moto ya Enkoni M450 M3. Ubwo nkaba nzabazanira izindi karite mu kiganiro gikurikira, ndabazanira izindi karite zigera nko kuri 3 za moto zo mu bwoko bwa Sipiro nziza cyane, original, zikorwa n'uruganda Sipiro Company Limited rukorera hariya mu nganda i Masoro. Hanyuma mbereke ukuntu ari nziza, mbereke ukuntu ari nayo moto nziza imeze neza igomba kuba yakora taxi mu mujyi wa Kigali. Hanyuma tureke abo batubuzi, tureke abo batekamutwe, tureke aba bantu bifashisha amafaranga bahawe n'ayandi makampani agiye atandukanye kugira ngo baze guharabika izina ry'uyu mushoramari, abe yava ku isoko kandi yarafatiye runini imbaga nyamwinshi y'abamotari bari baramaze gufata izi moto, bazitwaye nta kibazo bafite, ariko bakaziramo bagafatwa n'icyo cyiza cy'abantu baza bavuga ngo moto ntibiri kwica abantu, ngo yamaze abantu. Itangazamakuru mudufashe rwose, muhindure iyo mvugo, muhindure iyo nyito yo kuza muvuga ngo ikintu ngo ni umuhoro wamaze abantu. Iyi si umuhoro wamaze abantu. Umumotari wese uyitwaye, iyo uganiriye n'umupapa uyitwaye, n'umuntu ukuze uyitwaye, arakubwira ati iyi moto ni nzima, nta kibazo n'iki na kimwe ifite. Abantu bazitwaye bagerageza bakosore mu mitwe yabo, babe bazima, na moto zabo zirakomeza zibe nzima nk'uko babyifuza.
nubona umusaza w'imyaka 35 atwaye iyi moto akakubwira ati natwaye moto z'amoko atandukanye maze imyaka irenga 20 ntwara moto, iyi moto nta kibazo na kimwe mishinja kijyanye n'amaperi. Wowe uraza mu itangazamakuru huzagura kuvuga ngo moto yamaze abantu nta peri igira, ubundi wowe uri umumotari, uri umushoferi. Mureke kumva bariya abana bahawe amafaranga kugira ngo baze guharabika izina ry'umuntu, hanyuma mwica ubuzima bw'abandi bantu bari bibereye mu kazi nta kibazo bafite. Umumotari wabonye ko iyi moto itagira peri ntiyakabaye yarayivanye akagenda akajya gushaka izifite peri. Wowe uraza kuvuga ikintu umuntu atwaye ngo ni kibi kubera iki? Reka mbashimire cyane rero abantu twari dukomeje kubana hano kuri Imotrade Rwanda. Nakagaruka ubwo tuzagaruka mu biganiro bigiye bitandukanye ibikurikira, tugenda tureba ukuri, tuzana amakuru agiye atandukanye yerekana ko izi moto rwose zirengana ari igisebo cyangwa se icyasha bari kugenda baterwa n'andi makampani agiye atandukanye kugira ngo barebe ko nabo bafata isoko, cyane ko izi moto zamaze kuba zigira ahantu hose mu gihugu cy'u Rwanda arizo ziri ku isoko.